Uramutse kwishimye cyane pe. Shawuranejeje pe. Cya. Ako ni bisanzwe. Muri sari genda kunezeza. Ariko buno bwo byari birenze. Yego. Icyaza no munsi nawe. Imbaraga urufite. Wagira ngo rumaze nk'umwaka. Gusa ngo kumbe. Naye ari kumbe. Kimwe rero cyari kibi biciye. Ese ndi kwigenda ugatinda. Ntabwo nzongera gutinda bebe. Reka nanjye mbogushaka. Sure. Bamufaka. Nzongera gutinda sibyo. Basi utisha mu maso umwe. Wa kabiri tuza sibyo. Nta kibazo bebe. Kuko amafaranga ari yawe yashira. Okay. Bon. Kanya amasaha yangirira neza sibyo. Aha. Ngo amafaranga. Tubicyawe wicara rero utekereza. Akazi ni akazi cyangwa umugore. Oya umugore nawe kuruta. Okay. Turasubiye mu kanya, sibyo? Nukenera nandi waza kumbwira nta kibazo. Nta kibazo baby. Ese baby ndi wakwirarira hano. Ejo uzagaruka. Uzagaruka. Ngiye kurara hano. Ejo uzatwansanga. Nta kibazo baby. Turaza kuvugana kuri telefone. Sibyo? Okay. Love you. Love you too. Bye. Bye. Umugabo wanje ari mu biki kwe. Nta kazi nagumyemo ariko
kagoye cyane kubera gukora raporo n'ibindi bintu bikenewe. Ariko rero nishinze kuvuga nibagirwa ko hanashushe. Wambaye akagakoti. Awe mbe mpuzaniye n'amazi ubunywa. Yes, nzanira amazi mbunywa. Yes. Oya, raporo zose ariko nazikoze. Nazikohereje kuri email yawe. Yego. Nta kibazo pe. Yego. Okay. Tandaje turavugana mu kanya nta kibazo. Sawa. Shano umuntu nyine nohereje raporo ariko ngo ntabwo ari yazibonye neza muhereje kuri email sinyabagirwa ko bimubwira. Okay. None se bimeze bite se hano mu rugo? Shanda nuko nyine ahubwo nategereje ngo uze tuvugane ukuntu turi buhari amastoke. Amastoke yaheze hari mu gikoni. Okay, wakoze tutari ibikenewe? Banayikoze. Ndara nayikoze mu joro ahubwo nuko watsindutse kare mbona ndabikuha. Sinziriye. Okay, wasanze arangaye. Ndaza gukoresha 40 gutyo. 40 ibintu ndi bugure ni bikeya. Ndambigura bukebuke. Okay, urabizi neza ko na mukecuru bushize yari yansabye amafaranga. Ubwo ndashaka ko uza kuyamuhereza mami wawe. Kandi ikindi nanjye hari amafaranga menshi nkeneye kandi nta mwanya mfite wo kujya kuri banke. Uze kugerageza uze gushaka ukuntu wajya kuri banke ku cyuma ubikuze sibyo? Deni kuri amafaranga dukeneye aho tuza gukoresha nimugoroba sibyo? Uze kugerageza. Ngiye nkeneye gukoresha 150. Niba hari nawe harandi ukeneye uze gukura hakenewe. Ndaza kuyakura. Kurumva sinosura kandi kwa kikarita nyuma ya telefone ya Mureke. Kutitaba telefone. N'abantu bo ku kazi. Kuburyo itabashije wasanga hari ibintu birejeje. Abangaba nabatesha mutwe. Masize manager agomba kubikurikirana. Sinzi impamvu y'umuntu yatashye aba yatashye sibyo? Okay. Ubwo rero ngiye mukanya ngiye kuba ndategura mu gikoni kugira dufungure. Arusanze hari ibyo ndi gutegura nuko nari nicaye gato. Reka tubihorere mbo uyu munsi rero uze kuntekera akantu kagafi niko ndi kumshaka. Cyangwa utuntu tworoheje. Ariko zirahari haraciye zisigaye nka zibiri. Ahubwo reka ngire gutegura kuko n'ubundi nashyizeho umuceri urumva biciye byoroha isosi ndayikora. Okay, nta kibazo.
Baby, mere iryo kote. Okay, ndaje kote. Jagiye si wavuze ko twiribwa. Oya, ndaje baby. Ndaje. Ikabasi ndakuze. Uramutse kote. Oya, ye mukazi. Ese ko nagukoreye buri kimwe cyose nkaguhereza amafaranga yose ukeneye nkakwitaho aho uba hose nkakugurira buri kintu cyose wari ukeneye mu nzu kubera icyo unkorera bino kubera iki watekereje ugatinyuka ugafata umugambi wo gupanga gufata video nk'iriya se niye mpamvu niki ushaka ntakoze ese ubona amafaranga umpa ahagije urabona amafaranga umpa yakemura ibibazo byose mfite mfite ikibazo kandi kinkomereye rero nta bundi buryo nari kubonamo amafaranga nakoresheje ya tekinike nkeneye amafaranga kandi nubwo nirwa mbisubiramo nabikoze inshuro nyinshi ni ryari wigeze unsaba amafaranga nkayakwima okay ndagusabye none nshaka amafaranga hari kosa nakoze nafashe video gusa nta nayishyize na munayeretse ndafite muri telefone icyo nshaka n'amafaranga ndabizi neza ko ntigeze nguhemukira nabaye inshuti yawe mba umuvandimwe mba n'umugabo wawe cyari ibyo birekireke kuzana izo renge ese basi nta kuntu wambabarira iyo video ukayisiba ikava muri telefone yawe noneho ukazabona kunsaba ibyo nsaba nyuma yakurera bisanga ndi igicucu cyo gusiba video narabona icyo nshaka nakubwiye niba ushaka ko video isiba meza amafaranga nanjye ndayisiba kandi nukume kunsubirishamo ibintu byinshi mvuga amajambo menshi nyine amafaranga ese ubundi nta mafaranga ngaho ukeneye ese kuri kwiyumvira warakaye vuga neza nkuko bisanzwe duhura ukambwira neza ibyo ukora ukabikora neza wishimye niba imbaze neza wishimye nkeneye miliyoni 5 ntagombishe nsubiremo nkeneye miliyoni 5 ntabwo ari amafaranga menshi reka ndabizi ko ufite amafaranga kandi miliyoni 5 ni udufaranga duke cyane kuri wowe ese kubera iki wifuje kumpemukira bingana gutya kamo naguhemukiye si kuko amafaranga urumva ari ibintu birenze ungambwira niriye kosa nakoze naguhemukiye gute nshimye ko wamfashe iyo video ese ndamutse nanjye nkusabye ibyo nakuguriye byose ibyo nagutakaje ibyo nagushyizeho ubu wabinyishyura utangiye kunyishyuza ese wamaga ntaguha umeraga ubuntu ibyo nkoreye byose wabikoreye ubuntu warampaga nkaguha kandi keka naragushimishaga mu buryo bushoboka budahwanye n'amafaranga wamaga sinzi impamvu rero ubwo ngo uranyishyuza ahubwo urebye nawe n'igihe wakwishyuza ese ubwo nubona bamaze kunyirukana mu kazi umaze gutuma ntandukana n'umuryango wanjye ese nakoze iki nakubwiye nkeneye amafaranga ibyo bindi uri kuvugisha gutandukana ibiki ntabwo bindeba kandi ikindi nta kintu nigeze nkora sibyo wincisha hirya injyane hino meriza amafaranga ngiye urebe ko ikibazo dusa kitarangira kandi n'ubundi numara kuma amafaranga nzajya nguha neza twishime nk'uko byari bihoze sibyo ariko reka kumubwira ibigambo byinshi wavuze okay nta mafaranga ukeneye
ejo nzayaguha. Ntukantege iminsi ejo wayampaye ko mbizi yafite. Niba utanafite ku mugore wawe n'umukire mufite amafaranga mfite. Hamagara umugore wawe yambe. Kuri kuzuye ejo nzayaguha. Sibyo? Reka nkubwire, sibyo? Reka nkubwire. Njyewe umbeshya. Isezerano ni isezerano. Ejo mu gitondo apana kumbwira ngo nimugoroba amafaranga nyabona. Nintayabona ibyo se umugore wawe arabibona. Kumbona washavuye n'ibintu kandi ko wikanga rukuruta wicaye ariko habaye ndi kubona uhangayitse ino minsi ndi kubona ntazi ukuntu umeze hari ikintu kiri kukuvuruga ku kazi kutavuga ndi kukubaza hari ikintu kiri kukuvuruga ku kazi baby ntacyo pe ntacyo kandi ndi kubona usigaye ushika ugaceceka ukambanikiraga kandi nzi ko mbana n'umuntu ngaho uvuga ibintu byari byo nakubaza ko ari akazi ntusubize ko telefone isona ukayikupa hari icyo umpisha kubera iki utayitaba itaba kandi ushireho paraleli numva hani ntushake ko nkika ibintu ndi kwiyumvira ndagusabye iyo telefone ni yande iri kuguhamagara ntuyitabe kandi ari n'uwo uri kuguhamagara ari kuguhamagara Titi ninde Titi ninde ko nzi hariya sekreteri wawe atitwa Titi okay urashobora kumbwira ibyo ari byo utatumye mene ku mutwe please baby teza amatwi mbona bikunanira kuvuga n'iki uwo mutiti ninde ni umuntu basi mushasha musigaye mukorana nanjye okay urabizi neza ko ngukunda cyane urabizi neza ko nkora cyane kugira ubeho wishimye so watkurira habaye iki nje nakubajije ibintu bisanzwe izina ntumere kurira habaye iki
byose kugira tugere kuri ibi ngibi turimo, haba ubuzima, kubaho neza, kujya mu iterambere. Narayamanywa nijoro nkora cyane, byihuse nzakubona wishimye unezerewe. Tabizi uranezeza, ahubwo ikintu kiri kuntangaza ni ukutameze neza. Baby, kugeza ubu ngubu nabaye ikigwari. Iki? Nabaye ikigwari, ntabwo nkikiri umuntu wo kwitwa umugabo. Kanicare neza wabaye ikigwari kubera? Sinzi ko nabikubwira, gusa ndi kunyura mu bihe bibi binkomereye cyane, birangoye cyane. Nubwo ubona ndiho ntariho. Nabaye umuntu mubi. Ndakubwira umbwire ikibazo, nturi kumbwira ikibazo ufite, tugitorere solution. Isheri, nabaye umuntu mubi. Nabaye umuntu mubi. Mubi gute? Nawe kuri kurira. Habaye iki? Bebe, narakoresheje pe. Mana. None wakoresheje iki basi? Menye ngo wakoresheje iki? Uri kumbwira nakoresheje. Ndabirota. Sinzi ko nabikubwira. Nibiki? Mbwira ndakumva. Niyo mpamvu kugeza iyi saha ntabwo nakakwiye kwitwa umugabo wawe sheri. Ntabwo nakagombye kwitwa umugabo. Sheri, ugeze rero ahantu ntera ubwoba. Basi mama yagize ikibazo. None se ntugize uri kuncanga mu mutwe. Nakoze icyaha nagize. Warishe basi ndabimenye. Urukuntera ubwoba, urukurira, urugupanika, nuje ndamenya ari biki. Sheri, mfite abanzi benshi bankurikiranye. Ego Yesu, ubwo nanje barangira nabahe kukazi. No. Sheri, reka rero ngubwize ukuri. Nyine igihe cyashize nagiye gusura umuntu, sinzi ibintu yankorogeye mu gikombe. Wagiye gusura nde? Bro wawe Sheri, sanga twaryamanye. None kugeza iyi saha yagiye amfata video. None ntiyari kuvuga ngo nintamuhereza amafaranga ngo arayishyira hanze. Nakwibaza akazi kanjye, kampani y'abandi, nibimara kugera hanze, umuryango wanjye, madamu wanjye, family yanjye. Honey. Baby. Bikumva. Wajyama n'uyu mutiti ndi kubona ari kuguhamagara. Kwari gushaka amafaranga. Kwari barashaka amafaranga. Honey, please, ngiri igituma uja kuryamana hanze. Hari ikintu nakwima? No Sheri, nta kintu wigeze unyima. Narigeze nkubanira nabi basi. None basi arashaka iki? Urashaka amafaranga. Uri amafaranga ashaka. Bebe, baranduza. Ashyira ibintu n'umuntu mubi. Ntabwo ugena ari imbizi byateguwe. Ashaka amafaranga angahe? 1,500,000. Kurashaka 1,500,000. Sheri, amafaranga dufise twebwe tuvuga ngo aradufasha, ugiye kuyatanga muri izo maraya zawe kwe?
ntabwo nkitwa umugabo narakushije cyane muhamagare ariko nta nubwo ari ikibazo cya kampani gusa arashaka kuyereka wowe ngo dutandukanye hano reka gupanika sivyo reka gupanika ivyo byo kuvuga noneho ngo dutandukanye urabizi ibyo twaciyemo nibyo bibi cyane kuruta biri sivyo we mundekere ndafise plan ndigukoresha mundekere it's okay nakibazo wewe tekereza ushira umutima munda wumve nta nico bigutwaye kuko nimba warinze umbwiza ukuri ni sawa iyo ubimisha niho byari kuba bibi noneho wakaza kubimbwira ariko kuba wabimbwiye nje ndabikorera akazi tuzi nyereka ibyo warunze nta nubwo ashaka ko tuganira ibintu byinshi nashaka nyereke ibyo warunzaniye kunyereka nubwo amagengira ngo amakuru yahindura ubuzima bwawe kandi amakuru agufitiye umumaro cyane nkeneye amakuru nkeneye kuyamenya nisiko wihuta nuse urabona iri joro nje nkeneye kuguma ngaho burije harakanya ndabona uri ufite akanyaro reka maze umwereke ibyo mwereka nyuma yo kubona ego umenye ko je nawe tutazinanye n'umugabo wanje je ntituzinanye nyereka ibyo waje kunyereka ibi nibyo mwirirwa mukorana sibyo nabwo ngo twirirwa ko si rimwe si kabiri si gatatu si kane duhora tubikora ariko uno munsi nashatse kugira ngo mbikwereke umenye nyine umugabo wawe ntukabone yaje mu rugo yagize umwana mwiza ubona aza kubwira shiri uburyo ngo nawe ufite wenyine ikimbabaje rero ibinyeretse umugabo wanje yabinyeretse kuva kera ndabizi ngo ndabizi ibyanyu kuba naje ngaha suko nari mbuze ikindi nkora nuko nari nkeneye ndawe ubwenge bwawe hano bugera ushatse kumbwira yuko iyi video nkweretse urusanzwe wize ndayizi uzi ko umugabo wanje ari cyo duhishanye ntaco duhishanye nshuti yanje none se ukaba nta kibazo nta ikintu cyabaye hagati yawe n'umugabo wawe ibi kwanza nta n'umwanya ndabifite avyumvise nimba warabuze akandi kazi ukora shakisha akandi kazi jewe nta kintu wonkuraho nshuti yanjye telefone yanjye urayibona amafaranga wamusabye ndakubwiza ukuri ntayubona konte nije ndayiyobora ndi madamu we uri maraya iraha aragukoresha ejo bagukoresha kandi rero teye isoni nkugira inama nk'umukobwa nanje naciye mu bukobwa shaka akazi gahoraho nayo akaka ko kwerekana amavideo uteranya ingo zubatse ejo nejo bundi nawe uzubaka bizokumarira iki hejuru kumena telefone no kunyangiriza amavideo yanjye uracyambwira amagambo menshi ndayoroheje ntayomenye uracyambwira ubundi yo nayi kuyimena nayi kubikwereka ako nakubwira imbabazi niwajije ko niyo telefone indaya zayiguhaye made twubahane Ntunyite indaya cyangwa ngo uvuge ngo abantu bameje telefone naguze uburyo naguze twubahane wowe wariyubashe naguze uburyo naguze telefone sibyo iyo washaka ko twubahana wariyubahana uryamana n'umugabo wawe ugenda uryamana n'abantu bose uri kumva ngiye ntunyite indaya uranyumva kandi uragira ngo video iyi se niyo mfite yonyine
nuko umeniye telefone ariko naguze ngo kopi zari zingana gute. Izo kopi nubundi nije wari ushaka kuzereka. Uzosa ivyo umbwira ntaco bimbwiye, ico wari ukeneye yari amafaranga nayo ndaguha. Okay, ubwo turahangana je mpangana nawe hangana no mwaryama. Nakubwiye ngo video ko wangije telefone nagwangije ama video yose, uri kumva? Kandi ikindi bitarenze ejo ntarabona amafaranga, umugabo wawe uramusanga hanze ko ngiye ntacyo mfite cyo guhomba. Ntacyo mfite ndi buhombe, umugabo wawe uramusanga. Ikintu utaruzi rero, kintu utaruzi, uri kumva? Raba neza muri iyo telefone nta video irimo nayo. Nakubwiye ngo kuri machine mfite amakopi menshi, mfite izo ngiye nohereza abantu, mfite izo nabitse, rero ntago ibi nta kintu na kimwe byamara. Soke genda ubikore. Genda ari wowe niwe natumiye hano sigana. Genda konje uko ndi bugenze ndabizi. Nubundi naye nibagiye ko imara yamugira umuntu mubi nkuwa man. Nari nyobeye cyo wa umugabo wanje. Sinzi n'ikintu yashatse kuri wewe. Yashatse kuri nge. Icyo udafite nicyo yashatse. Nakaya kagore ngo karanyangiriza video. Mana ngifuna yangira minutes. Nta na copy mfite ubusinda bigenza gute. Amafaranga ndayabuze, umugabo ndamubuze, telefone ndayibuze.